mpereza iminota 13 nkubwire ibintu bikubangamiye mu buzima uko wabyitwaramo. Turakwitabye Nyagasani kuko dukunda byahebuje. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bayoboke b'Imana, aha tugeze ni kuri buri munsi. Tuje muri cya kiganiro aha kuri buri munsi, ibaze buri munsi. Buri munsi twibaza byinshi, buri munsi twiga byinshi, buri munsi tumenya byinshi kubera Imana. Ongera urebe niba wariyandikishije na subscribe, bityo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Buri munsi ugira icyo uvuga, buri munsi ugira icyo usubiza. Nubwo kuri buri munsi wasubiza uti amen birahagije, nyuma yo kumva inyigisho, nyuma yo kumva ijambo ry'Imana, ujye nawe ujye wikiriza buhoro buhoro uti amen, ndabyemeye, ndabyakiriye. Hari isomo nkuyemo iki muri ibi bintu uko bimaze kuvugwa. Ijambo ry'Imana ry'uno munsi nakuyemo iki? Niki cyamfashije? Niki cyashyize mu murongo mwiza? Niki cyangiriye akamaro? Niki nungutse uno munsi? Buri munsi ukajya no kubyandika nyine ukavuga uti mfashe intego imeze icya. Ukikiriza uti Yezu ndatsinzwe, Yezu umbabarire rwose, Yezu wakoze. Nandi magambo menshi wagenda usubiza, ujye wiyandikisha kugira ngo ubone inyigisho za buri munsi, ubone ibiganiro bya buri munsi bihite bikugeraho. Buri munsi uhure n'Imana, buri munsi uganire n'Imana, buri munsi ugendane n'Imana kubera impuhwe zayo. Muri aka kanya tugiye kwakira ijambo ry'Imana riza kudufasha gukura ibi byose biri iwacu, kurandura ubugome, ubugizi bwa nabi, kwihorera, kugambana, gukora nabi. Ubugome bwose buze kuranduka iwacu nyuma y'iri jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turasanga mu Ivanjiri kwanditswe na Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 38 kugeza ku 42. Bombura Bibiliya yawe maze twakira iryo jambo ry'Imana, wumva icyo Nyagasani ashaka kukubwira muri iki kiganiro. Mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa ijisho, iryinyo rihorerwa irindi. Ngewe mbabwiye kudashyamirana n'umugira nabi, ahubwo nihagira ugukubita urushyi mu musaya w'iburyo, mutegeze n'uwundi. Nihagira ushaka kukuburanya ngo gutware ikanzu yawe, mwegure n'igishura cyawe. Nihagira uguhatira gutera intambwe 1000, muterane 2,000. Ugusabye umuhe, nushatse kumuguriza ntukamwihunze. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Umutwe w'iri somo uragira uti kutihorera, éviter la vengeance. Kutihorera mu isezerano rya kera, ibintu byose asubiyemo agira ngo tuganishe ku isezerano rishya, harimo kwihorera. Babyita itegeko ry'uwo musaza bita Talion, la loi d'Italion, ngo ijisho rihorerwa irindi. Niba umuntu yagukuyemo ijisho, nawe yihute vuba umukuremo irindi, cyangwa urikuremo umuryango we wihorere. Niba ari iryinyo naryo gutyo. Buri kintu cyose n'ikindi, buri kintu cyose wabuze shakisha ikindi. Utekereze nawe iyo bikiza kuba bikiriho ubu ngubu, icyo wakoze nabi nawe bagakikwishyura, ninde uri kuba kiriho? Erezoma ko twumvise Ivanjiri. Nawe rero niba utarumva Ivanjiri ukaba kwihorera bikiri wawe, uko biri kose nawe uzihekura, uko biri kose nawe hari ibyo uzica, uko biri kose nawe hari ibyo uzabura. Kwihekura bishobora kuzaza niba kuko utarumva ino Vanjiri Yezu Kristo, kutagomba kwihorera, kutihorera buri munsi. Mbere yo gukomeza kumva icyo twagombye gukora imbere y'umugira nabi, kumwihanganira, kudashyamira n'umugira nabi, banza wumva ino nkuru. Ariko mbere yo kuyumva, ndagusabye mubyeyi, fata agatambaro kawe, kuko hari igihe uza gukenera kurira, kubera ko ushobora gufatwa n'ikiniga ukaba wakwihanagura, ubundi ubuzima bugakomeza. Fata agatambaro kawe. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe umubyeyi yize ishavu n'agahinda. Ubwo yaguraga imyenda, yajya kora mu gihe gito agasanga imbeba zayiriye, nuko akabazwa n'uburyo koko yaguze imyenda mishyashya imbeba zirayiriye. Yajya guteka ibiryo biryoshye, yabikira umwana cyangwa yabikira umugabo, nuko yajya kubona akabona imbeba zirabiriye. Wa mubyeyi akomeza agira ishavu n'agahinda, koko imbeba zinkorere ishyano nk'iri ngiri, imbeba zikomeze zimpombye birebera. Wa mubyeyi nyuma yuko abonye imbeba zimukoreye byafura mbi, afata icyemezo cy'uko agiye kuzica. Ubundi yongera azice zimuva imbere, ari buryo azica uko biri kose, kuko zimaze kumurembya, zimaze kumuhemukira, zimaze kumugera nabi. Wa mubyeyi ngo ajya ku isoko agura umutego nyine rwa gakoco, ashyiraho inyama ikaranze neza, inyama iryoshye cyane ihumura. Nuko atereka kuri wa mutego w'imbeba, nihagera igira ite, imbeba nihagera hasijya ubuzima, ubundi atagire azica bene ako kageni. Kubera ko yanyama ahumuraga neza, wa mubyeyi atereka
wa mutego hirya ngo umwana w'umuhererezi aje yumva neza neza bya bintu birahumure yanyamira humuye iruka nkajya gushaka aho yanyama iherereye nibwo rero agiye kuyifata wa mutego uhita umukacira umuca urutoki mo kabiri amaraso atangira kugenda adudubiza nuko umubyeyi ahingutse aje kureba imbeba yafashwe kugira ngo ayijugunye asanga ahubwo ari agace k'urutoki rw'umwana we agiye kujugunya umubyeyi urimvisha neza uwo murimo wa mubyeyi arababara cyane arabisha uburyo iyi mbeba atariyo yapfuye umwana we akaba ariho atakarije urutoki kuri iyo foto nawe ugiye kujugunya imbeba ugasanga ahubwo ari urutoki rw'umuhungu wawe ugiye kujugunya nuko inkuru irakomeza wabyeyi akomeza yibaza icyo azakorera izo mbeba ko zimurembeje ngo ikindi gihe gikurikiyeho noneho aragenda agura umuti sumu ya panya neza neza bwa burozi yakwihumurizaho ubundi igahita iraba igapfa nuko nanone akaranga ibiryo biryoshye n'inyama ashyira muri wa muti w'imbeba nyine kugira ngo uze kuyica nuko wa mubyeyi yikomereza imirimo ye arikomereza arigendera ajya ku mirimo ye ngo nuko umwana we w'imfura ngo yavuye ku ishuri ari gushaka ibiryo azerera mu nkono hose arabibura nuko ageze hafi asanga ahantu hari ibiryo ku isahani atazi ruhe na ruhe ahita arabirya nuyitumbaza mubyeyi ndabizi ushobora guhita wahamuka wumvise umwana w'imfura wa mwana nyine ati hashize akanya gato ati nuko ntanganaga wa mubyeyi yahingutse avuga ati noneho za mbeba zose zapfuye agiye kujugunya za mbeba zose azijugunye mu cyobo nuko ageze imbere ya sahani y'ibiryo asanga ahubwo ari umuhungu we ukeneye kujugunywa ukeneye guhambwa ukeneye gushyingurwa wa mubyeyi ahita ahamuka ako kanya nawe urabyumva uramutse uruzi ko ugiye guhamba imbeba none koko dore bikubayeho kwihekura dore bikubayeho wabigenza utari wowe umuhungu wawe w'imfura sinirwa nkubwira ibyakurikiyeho nawe urabyumvisha uri mukuru urumva ko ikibazo cy'imbeba kitakemutse ahubwo abantu baratikimbiriye abantu barahitanywe abantu bari bo bahagwa bari bacaba Imana Yesu Kristo akuzwe ikibazo kikagira giti none se tureke gutega imbeba tureke kwica imbeba zitwicira ibintu zitumarira ibintu koko tureke imbeba zikomeze zidukore byamfura mbi tuzirebera babyeyi ikibazo ntabwo ari ugutabona ibibi imbeba zidukorera ikibazo ntabwo ari uko imbeba tutazirwanya iwacu ahubwo ikibazo gishingiye uburyo bwo kuzirwanya uburyo bwo kuzica uburyo bwo kuzikura mu nzu zacu aho niho ikibazo kiri naho ubundi imbeba ubwayo ishobora kuduhemukira nyine nako gasimba dushobora kurwanya ariko nanone uburyo bwo kukarwanya nibwo dusigaje kureba urumva umubyeyi yashyiragaho umutego akigendera agashyiraho bwa burozi ubundi akigendera kandi afite abana mu rugo ako kantu umubyeyi uri gukumva imbere y'abana koko abana bashonje abana babaye nawe ukigendera ngo usize uteze imbeba iri somo niba rikugezeho nawe ukumva ibyago umubyeyi we nabyo usaba inema yo kutagira ubugome uticisha isazi inyundo kutagira ubugome ati ngiye guhonyora ngiye kugahonyora kano kabeba nya bya bindi yuko nyine ushobora kuba ugiye ahubwo kwihonyora wowe ikindi twasaba ni ugusaba inema yo koroherana nani ikisomo ryatubwiye no munsi koroherana gutihorera kwirinda ubugome umuntu yaguhemukiye kugira ngo nanjye ndashaka uburyo nzamwumvishe mwereke mwihorere byaryenye nyine rihorerwa irindi kwa kuryana ati yandiye nangiye kumurya yantumye nangiye kumuruma ibyo ni byo mu isezerano rya kera ibyo nibishaje nawe n'ubyubukana bizarangira ko uhababariye ukuri ifoto nawe turamutse buri gihe cyose tujye twihorera ku bintu byose byatuhemukiye abaduhemukiye reba uko twasigara tumeze wasigarana ari muzima icya gatatu twazirikana nuko bya bindi bavuga ngo burya igisambo kibi wawe ni bya bindi Yezu wamugambaniye se si Yuda intumwa ye nawe rero ushobora kwibwira ngo ndi parfait ndatunganye nta kibazo ariko ukaza gusanga igisambo kiri wawe wa mwana ugiye kwica abaye sariwe mbeba wahigaga imbeba ariko se waruzi ko umutego mutiri nyine ushobora gushibukana nyirawo kaza kurangira yambe uri guhiga wa muntu uguhemukira wa muntu wakugiriye nabi
uri gushaka kumwihorera ariko nawe bikaza kugarukaho. Yani byo ushobora gutunga mugenzi wawe intoki 5 kibwira ko intoki 5 zimutunze kandi ari rumwe ruri kumutunga izindi 3 zose ziri kugarukaho wenda rumwe ruri kureba ku wundi. Uko bizarangira za ntoki rwa rutoki rucitse kubera iki wateze mugenzi wawe umutego nyamara wagombaga kumugira neza. Ese umuntu yaguhemukiye ubigenza ute? Hari imvugo Kinyarwanda igira iti icyanga mu kabana n'imbeba. Bishatse kutubwira koroherana. Burya hari ibyo udashobora kurwanya mu buzima bwawe. Hari ibintu bituzaho mu buzima, ibyago, ibibazo, abandi tubana batugirira nabi, abandi tubana bashobora kuduhemukira. N'ibindi bibadukora. None se igisubizo no kubarandura, igisubizo no kwicisha inyundo, igisubizo no kubahonyora, igisubizo no kubatega, igisubizo no kubaha umuti w'imbeba, igisubizo no kwiyahura. Muvyeyi toto nukomeza twiteho, nanjye ndacyari utwitaho, twese turi mu rugendo. Umva nta gisubizo gikwiye dushobora kubona imbere y'abantu batugena ko turi abantu. Ariko se nanone tugaruke gukoroherana, koroshya. Igihe cyose uhuye n'ikibazo ntugahite ufatwa n'amahane n'umujinya n'uburakari ngo wumve icyambere ari ukwica, guhonyora, kugambana. Ubugome bwawe bwose ugahita umukoresha ako kanya. Mu buzima duhura na byinshi bitubangamira, duhura n'abatubangamira benshi cyane, abatubuza uburyo, abatubuza amahirwe, abaca ibintu byacu, abatwiba, abatugambanira, babandi baturira ibiryo bakubika isahani yacu. Abo bose se nubageraho uzabakorera iki wowe? Wasanga nawe uzabaho umuti, navuga uborozi mubyeyi, wasanga ari cyo uri guteganya. Igisubizo ntabwo ari icyo, ahubwo no kwiga kubanira abo bantu neza, kutihorera. Kuko igihe cyose uzihorera uzasanga uri kwihotora cyangwa uri guhotora bawe imbere y'imbeba ziri mu nzu, imbere y'ibintu byose bishobora kugira nabi. Witwara ute? Witwara ute imbere y'abagira nabi, imbere y'abantu baguhemukira? Witwara ute? Igisubizo nta kindi no koroherana. Iyo uri koroshya bituma kera kawe uzamenya igisubizo gikwiye. Ikindi kandi twasaba no kugira amakenga, ubushishozi ku bantu tubana batubanira nabi, twebwe twitwaho batubanira nabi. Birashoboka ko uyu mubyeyi atajya gupfundikira isafuriya cyangwa ngo abike imyenda neza. Nabyo birashoboka. Umubyeyi ashobora no gufata ikindi gisubizo wenda kitazamukoraho, akaba yagura injangwe wenda itazabangamira umwana we, cyangwa akaba yamenya kubika neza iyi myenda, akamenya kubika neza ibyo agapfundikira, agakomeza gupfundikira, gutarangara, gushyira ibintu mu buryo. Nawe nanjye byatubaho, dusaba inema yo kwihangana ndetse no koroherana buri munsi. Mwese Imana ibahugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.